kubwiriza ari musaza gatoya mwafu mu mujyi ngeze mu itorero hagati ngajya mbona abantu bose bameze gutya bifite neza ibyo bintu gukora noneho ngibaza muno hatema abadayimoni b'imitwe gusa ariko kinosi kari imitwe y'abadamu gusa byagiye gute negera umuntu umwe ndamubaza ariko aba bantu bo guhondagura bimeze gute ati ubwo ibisuko byagiyemo itutu kuri veni zawe uri guhonda umutwe wawe nta katarumu ku 10 yawe uri guhonda umutwe wawe 5 zawe ugahonda umutwe wawe nta kitari umuruho Imana ihindura umuruho ndikuraho iki Imana ndikuraho umuruho ihindura umuruho n'abantu banyura kuri kamera ndabisobanura usenga uri umusore ngo Imana igukure hehe mu busore watahaga iwanyu ukabaza ibiryo iyo umaze gushaka barakubwira ngo pesa hapa Imana yahinduye umuruho wo kuba umusore igwereza umuruho wo kwitwa umugabo uri umukobwa iwanyu nutwo ukora wishyiraha ugatembera ushaka nta muntu ukuyobora cyane iyo ugeze mu rugo baguhereza detaye z'uburyo ugomba gukurikiza mu gitondo no gukubura ni icyayi saa sita urakora ibi nimugoroba akora ibi nzange wahishije madamu iwanyu wasangaga batetse wowe bari kuguteka basanga wagize ute wahishije yaguhindura umuruho w'ubukobwa iguha umuruho w'iki w'ubudamu haleluya 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 uruhu rw'umushomeri ugashaka akazi yawe nta n'umuntu ukubwira ko utajya ku kazi wamara kugira bose akajya kubaza kandi umugabo mugenzi we gakubaza ko kano kazi ni akasiko cyangwa akanyuko yagukuye mu bushomeri uwo muruhira wo kuruhura iguhaye umuruho wo kuyoborwa mugabo mugenzi wawe muranyumva abagabo turi kumwe cyane rwose muraho haleluya amen mu gitondo iyo dutse ati nene si shefu ndarasiga nibwo umenya ko umuruho w'umugabo gukomeye yo haleluya haleluya amen umuntu agasengana umubabaro ngo Imana imukize umubabaro yamara kumuha ibisubizo yagendaga yene agatagura ingweto zishinga akagenda ahenera rubanda murabona ukuntu ngenda Imana igukije umuruho w'ubutindi iguhaye umuruho wo guhenera rubanda ayiwe Yesu we amen Imana ikora igitangaza ugihagaze ahantu babona ko utazagira utazaba nta mpamvu yo guhunga ngo ujye kure yawe Imana igifasha umuntu uri mu rugamba ntabwo ifasha umuntu wahunze iki urugamba akira ubuhanuzi bukurema akira ubuhanuzi bukurema uyu munsi Imana irakuremye uyu munsi igeze ku isoko uyu munsi Imana ikugezeho kandi ubuhanuzi aravuze ngo kugeza bugingo n'ubu icyo kibazo cyaruze ku buzima bwawe Imana igikuyeho izo ntambara zidashira Imana izikuyeho ibigeragezo bidashira Imana izikuyeho ngo ijambo riravuga ngo nta kibazo komeza uhagare ngurushe wageze mu mudugudu w'Iyariko ndabivuga kugira ngo abantu bazumve neza twavuze ngo uyu mudugudu ariko nta zuba ruhari mbwira mugenzi wawe ngo dufite gikurikiranwa dufite umuntu udukurikira aleluya niyo mpamvu none utapfa bakurose niyo mpamvu udaseba bashaka kuseba nuko hari umuntu ugize ute ugukurikirana ndashaka twige ku ijambo ryitwa ngo Imana igere aho byatangiriye ariko se barabyumva Imana igere aho byatangiriye kuko nigera ku nyuzurizo aho byatangiriye ni isoko yazo ntabwo birava niyo mpamvu kenshi dusengera ibintu bitavaho nuko dusaba Imana ikajya aho bisoreje ntigere aho byatangiriye iyo Imana igeze ahantu byatangiriye iraranduza kuba mu izina ryande rya Yesu Imana igere ahantu byageze ute byatangiriye ongera ugaruke cya gihe narakubonye ariko ongera ugaruke Imana yakundumyeho ijambo rivuga ngo igiye kugera aho byagize ute byatangiriye urwo rubuga rumaze igihe kinini utazi ahantu rwahereye niho Imana igiye gutangira niba ubukene butava iwawe niho Imana igiye gutangirira tugiye kumenya impamvu iyi soko twagombye kunywa yatubereye Imana impinduka z'Imana ziba ku buzima bwawe
Profe uraho? Nitwa Isaac. Muraho? Ndabakunze cyane. Urugamba wanyuzemo Imana iraruzi. Bigerageza warwanya Imana igifite irarizi. Maze iminsi numva abantu bari kuvuga ikintu gikomeye bakavuga ngo twarasenze none twararushe. Umubwire nonaha wikongera kubwira abantu ko wasenze, ndurate n'umudugudu ko wasenze, ndurate n'abantu ko wasenze, ahubwo ndashaka kukubwira ijambo usenge amasengesho menshi ashoboka n'adashoboka kugeza igihe amasengesho azavuga ubwayo ko ari wagize ute ko wasenze. Senga umudugudu unyuramo avuga ngo yarasenze utavuze. Senga Imana ikora ikintu gituma ngo wagize ute warasenze. Kubwira abantu ngo warasenze ibyo barabizi. N'iminsi usenze barayizi, naho usengera barahazi, n'ubuhanuzi bagize ute barabuzi. Imana ishaka ngo usenge bucece, ahubwo amasengesho wasenze aba ariyo yivugira mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndasubiramo, Imana igeraho byagize ute byata. Nigeraho byatangiriye uramenya impamvu abana bawe badatsinda kandi bo kakana kabagira ute batsinda. Nigeraho byatangiriye uramenya impamvu iwawe hatabona amahoro kandi abandi babona iki amahoro. Nigeraho byatangiriye uramenya impamvu udacuruza ngo byemere kandi abandi bacuruza kagira ute bikemera. Nigeraho byatangiriye uramenya impamvu Imana ivugana nawe ko ijya kugutabara ariko ugakomeza ubona indambara, ariko nihagera uramenya impamvu uhora iki indambara. Turi kumwe abagabo? Haleluya. Ndashaka abagabo bonyine. Haleluya abagabo. Nuko ndi kuri mikoro nari ngiye kubabwira akantu gakomeye ariko ndabizi isi yose ishobora kuzabona ako kantu bakavuga ati uriya muhungu ntabwo ari mwiza. Abagabo haleluya. Hari indirimbo nakoze cyangwa nkunda ivuga ngo nyuma y'igicu kitagaragara Imana izanamo umucyo ugaragara, abantu bakakubona kutagaragara ariko umucyo ukurasira Imana ikakubona kugaragara. Impamvu nigiye mvuze ikintu, Imana ikora igitangaza, ndihuta cyane, ikora igitangaza, ndikusaba ngo Imana ikora igitangaza ugihagaze aho bareba kutazava. Haleluya. Imana ikora igitangaza ugihagaze ahantu babona kutazagira ute utazava. Nta mpamvu yo guhunga ngo ujye kure yawe. Imana igifasha umuntu uri mu rugamba, ntabwo ifasha umuntu wahunze iki urugamba. Dupfunyikire n'impamba Mana we mu ruhago, kuko urugendo dutangiye ntabwo rworoshye, rurimo intambara nyinshi Mana we zikomeye, ariko dufite icyizere gikomeye ko nawe ikereti hakama isarufati hariho, nawe ikereti hakama isarufati hariho. Murakoze cyane. Ubundi akagezi kamwe yo gashize nibwo Imana ibigiye gutangira, kandi ndugaye icyo Imana ikwatse ngo uganyire Imana cyane, ahubwo itiga icyo Imana igiye kuguhereza. Tujye gusoma igitabo cy'Abami ba kabiri, turuta cyane igitabo cy'Abami ba kabiri ibice 2 murongo wa 19-22. Profete aradufasha, bamuhereze mikoro adufashe. Mwene data hariya adufashe igitabo cya Rusi. Yego, igitabo cya Rusi gice cya mbere murongo wa 20 wonyine. Navuze ngo icyigisho cy'umunsi wa none kishikuje mu rivuga ngo Imana igere byageze ute byatangiriye. Imana iguha umugisha kandi igereho byatangiriye, izamenya impamvu isoko yawe yaruze cyangwa yakubihiye mu gihe amasoko y'abandi ameze neza. Uyu mugoroba umva ubutumwa Imana ikundumyeho, cyangwa kuri uyu munsi wa none wumva icyo Imana ivugana nawe. Uyu munsi umaze igihe ahantu hadasobanutse, umaze igihe mu bintu bidasobanutse, umaze igihe ushaka kujya ku isoko ngo nawe ushira inyota ariko ugasanga amazi arimo ararura. Uyu munsi umva ijambo Imana ikubwiye ije kugeraho byageze ute byatangiriye. Igitabo cy'Abami ba kabiri igice cya 2 murongo wa 19 no 22 turi bugendane. Abami ba kabiri ibice 2 ku murongo wa 19 murongo wa 22 n'ubugarukize.
dusome mu izina rya Yesu. Amen. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Elisa ahumanura amazi. Elisa ahumanura amazi. Bukeye abanyamudugudu baho, bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati, dore uyu mudugudu uburyo uri heza nk'uko ubireba. Uyu mudugudu utuye ahantu heza nk'uko ubireba databuja. Ariko amazi yaho ni mabi. Amazi y'uyu mudugudu, amazi yaho ni mabi. Aya mazi ni mabi nubwo ari umudugudu mwiza. Kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Aravuga ati nimunzanire imperezo nshya uyishyire mu munyu. Nuko barayimuzanira. Arasohoka ajya ku isoko y'amazi. Ajya hehe? Yagiye hehe? Yagiye ahantu amazi asohokera. Yagiye ku isoko y'iki? Y'amazi. Urakoze cyane. Amishamo umunyu ati, afata umunyu awumisha muri ya soko y'amazi. Uwiteka aravuze ngo ahumanuye aya mazi. Imana yahumanuye. Ntabwo azongera kwisha ukundi cyangwa kurumbya ukundi. Nubwo amazi ahumanuwe na bugingo n'ubu. Aya mazi arahumanuwe na bugingo n'ubu. Uko Elisa yavuze. Amen. Mwamugeza ngo akire ubuhanuzi bukurema. Uyu munsi Imana irakuremye. Uyu munsi igeze ku isoko. Uyu munsi Imana ikugezeho. Kandi umuhanuzi aravuze ngo kugeza bugingo n'ubu icyo kibazo cyaruze ku buzima bwawe Imana igikuyeho. Izo ntambara zidashira Imana izikuyeho. Ibigerageza bidashira Imana izikuyeho. Amen. Ijambo riravuga ngo nta kibazo, komeza uhagare ngurushe. Ngwageze mudugudu w'Iyariko. Ndabivuga kugira ngo barabyumve neza. Twavuze ngo uyu mudugudu ariko nta zina ruhari. Ariko ngo abantu barimo bari bameze neza, basa neza, bambara neza, batuye mu Kinigi, batuye ahantu heza, muhinga ibirayi bikeya, mugacuza ibitoki bike, mugacuza amateka n'ibindi nabonye. Ngo ariko ikibazo uyu mudugudu wari urimo amazi arura. Isoko z'abantu zararuse. Nasanze Imana ibambwira ngo mbwirire abantu ko amasoko yabo arimo ararura. Hallelujah. Amen. Abantu sinzi impamvu bari kurangara. Yesu nashimwe. Yesu nahimba. Ubu ntabwo dutinda. Ngo umuhanuzi w'Imana anyura muri uwo mudugudu. Mwaravuga ngo mwumve. Nubwo iyi soko irura, amarira akaba ari menshi. Nubwo wasenze ariko gusubizwa bikanga. Nubwo watakiye abahisi b'abagenzi hakabura umuntu ukurengera. Hari umuhanuzi Imana izanye ku buzima bwawe. Hari uhindura ibibazo. Hari uhindura. Imana igusigira umuntu umunsi wa none. Baravuga ngo Elisa mukozi w'Imana. Mukanya profeta dusengera. Uyu mudugudu ureba ni mwiza. Harimo amatara, harimo amazi, harimo ingendo, harimo za hoteli, harimo abahasura, harimo abazungu, harimo abirabura. Ngo ariko uyu mudugudu ufite ikibazo kimwe cyo kugira amazi arura. Yesu. Mana yambwiye ngo mbwire abantu, iyo umuntu amaze kugira isoko irura muri we, niyo umubwiye Imana yumva. Imana atayikeneye. Iyo umuntu amaze kugira isoko irura muri we, niyo umubwiye ngo gusenga birakiza, arakubwira ngo ibyo simbibona. Ariko none uyu munsi wa none ijambo rihari ni rimwe. Imana ije kugera aho zatangiriye. Nigera ahantu zatangiriye iramenya impamvu usenga amasengesho menshi kurusha abandi, ariko ibisubizo byawe bikaba bike kurusha iby'abandi. Yesu. Ndi gusoza. Amen.
ijambo aravuga ngo Imana igiye kugera byagize ute byatangiye. Kabiri, Imana yohereje umuhanuzi ku buzima bwawe uhindura ubuzima bwawe, uhindura ibyo Imana yavuze, wongera guhumanura, wongera kwesa ubuzima bwawe, kuko Imana ikuze mu izina rya Yesu. Reka ngurushye soma igitabo cya Rusi, uradusomera kuva 15 murongo wa 23. Igitabo cya Rusi igice cya mbere murongo wa 20 ndi gusoza nihuta cyane. Rusi igice cya mbere, yego, murongo wa 20 wonyine. murongo wa 20 dusome mu izina rya Yesu. Amen. Aramusubiza ati ntimukamutinye, ntimukantete Nawomi. Arabasubiza ati ntimukantete Nawomi, ahubwo mujye munyita Mara, kuko Uwiteka yangiriye ibisharira cyane. Arabasubiza ati ntimukanyite Nawomi, ahubwo mujye munyita Mara, kuko Uwiteka yangiriye ibisharira cyane. Haleluya. Amen. Nawomi ava mu gihugu cy'Abamowabu ataha asubira iwabo i Yerusalemu. Haleluya. Ngo agezeyo ngo abantu batangazwa n'uburyo Nawomi agarutse. Bibiliya irambwira ngo Nawomi ajya mu buhungiro yajyanye n'umugabo n'abahungu be babiri, ngo ariko ageze mu buhungiro yarahuze inzara mu gihugu cy'iwabo, ngo agezeyo ngo apfisha abahungu be babiri ndetse ngapfisha n'umugabo. Haleluya. Amen. Ngo Nawomi agaruka imbokoboko, ngo uretse umukazana we witwa Rusi bamanukanye bakagarukana mu gihugu cy'iwabo, ngo ariko ageze mu mudugudu ngo batangazwa no kubona Nawomi, ngo baravuga ngo murebe Nawomi we, ngo ryari izina ryiza, ngo ariko Nawomi aramubwira ati ndimunyite Nawomi, mujye munyita Mara, kuko nahuye n'ibisharira mu buzima bwanjye. Hari igihe kijya kiguhindurira izina, uko ni ukuri. witwaga Beatrice bakakwita Nyirakanaka. Hari ubuzima buguhindura amateka, aho wambara umwambaro ukomeye ukahambara ibicocero bikemera, ukazamuka mu mudugudu buri muntu wese akureba, muntu wese akwitegereje, na ba bandi bagushakaga ikibazo bakabura ingingo yo kuvuga. Iyo Imana itanze icyo kuvuga ntuzahangane, ceceka usenge, kuko ari igihe cyo kuvugwa. Ariko Imana nibambura ijambo, nicyo gihe nawe uzaba ugiye kuvuga, uzahaguruka uririmbe, kuko Imana izaba yaguhesha mu izina rya Yesu. Ndasubiramo ngo munyita Mara, w'Imana yangiriye ikambereza ibisharira. Uyu munsi wa none bwira mugenzi wawe ngo ibigusharirira byose wazanye hano bigiye guhindurwa n'Imana ishobora byose. Ibigusharirira byose wazanye hano, ibigusharirira byose wazanye hano, Imana igiye kuguhindura, Imana igiye kuguhindura, Imana igiye kuguhindura, Imana igiye kuguhindura izina mu izina ryanjye. Amen. 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 Nubwo wicaye, birashoboka ko ufite umushahara, birashoboka ko ufite akazi, birashoboka ko ucuruza, birashoboka ko hari imirimo myinshi ukora uyu munsi wa none, ariko mu mirimo ukora hakagaragaramo Mara. Hallelujah. Mu kazi ukora hakagaragaramo Mara. Hallelujah. Mu mudugudu utuyemo hakagaramo amazi arura. Hallelujah. Mu butamu bwawe hakagaramo ibintu birura. Mu butware bwo mu rugo iwawe hakagaramo amazi ya Mara. Hallelujah. Uva nkubwira ijambo rigukiza. Amen. Ndaguhana mu izina rya Yesu. Amen. Uyu munsi Hallelujah. ibyashakaga kukwica niho Imana igiye gukura ibigukiza mu izina rya Yesu. Amen. Kaduhanure ibyashakaga kukwica niho Imana ikuye ibigifite ibigukiza. Hallelujah. Amen. Mana itugirire neza, Mana itwambike imbaraga, ngo abanyamudugudu bababwire ngo mwe kunyita Nawomi, uyu munsi munyite Mara, kuko Imana yambaye ibisharira byinshi. Reka mbabwire akantu gakomeye mukumve neza, Imana ndikuraho umuruho ihindura umuruho. Amen.
reka maze manuri imana ndikureho umuruho ihindura umuruho. uzi kubona umukobwa wisiga fondeta akisiga bya bindi byose agashyiramo amaherena yose akishikisha 15 kugira ngo ase neza yatambuka ndagira umuntu umureba ngo ni umuruho yakoze gwazanye ubundi muraho yego muraho turaho. imana bivuze ngo imana ndikuraho umuruho ihindura umuruho n'abantu banyura kuri kamera ndabisobanura usenga uri umusore ngo imana igukure hehe mu busore watahaga iwanyu ukabaza ibiryo iyo umaze gushaka barakubwira ngo pesa hapa. imana yahinduye umuruho wo kuba umusore igwerazuye uruho wo kwitwa umugabo. uri umukobwa iwanyu nutwo ukora wishyira aha ugatembera aho ushaka nta muntu ukuyobora cyane. iyo ugeze mu rugo baguhereza detaye z'uburyo ugomba gukurikiza. mu gitondo no gukubura ni icyayi, saa sita urakora ibi, nimugoroba akora ibi. nzange wahishije madamu iwanyu wasangaga batetse wowe bari kuguteka basanga wagize ute wahishije. yaguhindura umuruho w'ubukobwa iguha umuruho w'iki w'ubudamu. haleluya haleluya haleluya. uruhu rw'umushomeri ugashaka akazi yawe nta n'umuntu ukubwira ko utajya ku kazi wamara kugira bose akajya kubaza kandi umugabo mugenzi we kakubaza ko kano kazi ni akasiko cyangwa akanyuko. yagukuye mu bushomeri uwo muruhu irawukuruhura iguhaye umuruho wo kuyoborwa mugabo mugenzi wawe. muranyumva abagabo turi kumwe cyane rwose muraho haleluya amen. mu gitondo iyo ubyutse ati none se shefu ndarasiga nibwo umenya ko umuruho w'umugabo gukomeye. yo haleluya haleluya amen. umuntu agasengana umubabaro ngo imana imukize umubabaro yamara kumuha ibisubizo yagendaga yene agategura ingweto zishinga akagenda ahenera rubanda. murabona ukuntu ngenda imana igukije umuruho w'ubutindi iguhaye umuruho wo guhenera rubanda. ayiwe yesu we amen. reka mubwire nimunyumve nabi b'umusanzi muraho yego aba bantu bafite natirere hano batuye i Musanze imana bagira neza cyane. sisita warasutse munyihangane mbuze uwo ntacyo yarwara. imana ibateye 5 miliyoni kuzamura muraho yahita ahindura umuruho. nigeze kubwiriza hari Musanze gatoya mwapfu mu mujyi ngeze mu itorero hagati ngajya mbona abantu bose bameze gutya bifite neza ibyo bintu gukora. noneho ngibaza muri hatemo abadayimoni b'imitwe gusa ariko kino sikari imitwe y'abadamu gusa byagiye gute. negera umuntu umwe ndamubaza ariko aba bantu yo guhondagura bimeze gute ati ubwo ibisuko byagiyemo itutu kuri veni zawe uri guhonda umutwe wawe nta katari ku 10 yawe uri guhonda umutwe wawe 5 zawe ugahonda umutwe wawe nta kitari umuruho. imana ihindura umuruho ndikuraho iki umuruho. muranyumvishije yego yego haleluya. yicara mu gitondo n'inyama arya ubugari n'ifi nimugoroba arya bureba arya n'ibiki byose ajya ashyira hamwe. uwo ni umuruho imana yagukije ubutindi bwo kurya nabi none iguhaye kurya neza wongera uriye nabi vuga ngo uvuye mu muruho ujya mu wundi. ariko muri kunyumva turi kukumva hari abantu bari kunyumvira mu kivayipe imana ibahereza umugisha. haleluya amen. uyu munsi izina wazanye ry'amara urataha rihindutse mu izina rya Yesu. ubuzima wazanye budahinduka ndaguhanura mu izina rya Yesu. imana iraje ubuhindure kandi ndubyita ngo nibyo abahanuzi batambutse imbere yawe ndubyita ngo nibyo abantu bakubwirije imbere yawe. ndabizi ko wumvise ijambo ry'imana no ku macana y'amayutubi uraryumva wumva abahanuzi ushaka wumva avuga uti umushaka ariko Isaka noneho uhagaze imbere yawe yaje kukubwira ngo imana igukuraho amazi yama umuruho warushe gutagaragarira abantu imana yazi uruhure mu izina rya Yesu. amen. hari abantu bamaze iminsi barushye umuruho utagaragara amen. utagaragarira abantu tukambara tugakaraba tugafura ariko tugendana umuruho. sibyo mama Shema hagire mama Shema wa muhungu wawe yitwa nde nane Shema sibyo muraho yego haleluya amen. imana itugirire neza. igitabo cyo kuva nsoze tujye mu gihe cyo guhanurira imana. hayiwe imana idukoreye ibisharira imana idukoreye ubuzima bugoye cyane. bice 15 mirongo 23 wonyine haravuga ngo iki
kuva 15 yego 23. 23 umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana ikiza amazi, Imana ikiza amazi y'imara kurura. Imana ikiza amazi y'imara kurura. 23 bageze imara ntibabasha kunywa amazi y'imara, kuko yaruraga. ayo mazi yaruraga. nicyo cyatumye mara, nicyo cyatumye hitwa imara. Imana itugirire neza. yicira Imana igeze umugisha. bereza mikoro wa mugabo bisubire mu byo uvuze. ayiwe muraho, sinzi impamvu abantu kuva 15 yego umurongo 23 aravuga ngo bageze imara ntibabasha kunywa amazi y'imara, kuko yaruraga. nicyo cyatumye yitwa imara. Amen. ngiye kuguhagurutsa ahantu umaze iminsi wicaye. iyo habaye isoko y'imara abahagendaga barahashika. ubuzima bwawe ufite abantu bagenda nta n'umwe babajije, kuko wasomye ku mazi y'amara. bahanuzi barasenze, bapasiteri barasenga, abanyamasengesho barasenga, ariko iminsi myiza ikomeza kuguhunga, wisanga mu minsi y'amara. navuze ngo ijambo rivuga ngo Imana igeraho byagize ute byaka ngo Elisa agera ku isoko, ngo afata imbereso, ngo afata umunyu, ngo ajya ku isoko, aravuga ngo munyereke ahantu isoko y'aya mazi aturuka, niho ngeneye. Haleluya. mbwira umuntu mwicaranye ngo wereke Imana aho ikibazo cyatangiriye. ereka Imana aho ikibazo cyagize ute cyatangiriye. Haleluya. muririmba ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure ku Mana, ngo atambuka n'inyenyeri, ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga azafashwa no gusenga. bwira mugenzi ngo senga, amasengesho avuge ko wasenze. mutwegekere inzoga tugiye gusenga. haguruka ku kibazo cyawe ufite cy'uyu munsi wa none, gihagurukeho. uyu munsi Imana ije kuguhagurutsa ku kibazo ufite. Imana ije kuguhagurutsa ku kibazo ufite. Imana ije kuguhagurutsa ku ntambaro urwana. Imana ije kuguhagurutsa ku ntambaro ufite z'iminsi yose idashira. ndasubiramo ijambo rikomeye. iyo Imana ibonye imbere yawe hari intambara zimaze imyaka n'imyaniko zitabasha guhinduka, umva ikintu Imana ikora. Imana ikora iki? itegura urundi rugamba ruhosha rwa rundi rugamba. uyu munsi tugiye gusenga. intambara umaze iminsi urwana, haguruka ku buzima bwagushaririye. iyo ni isoko wicayeho, ubuzima budahinduka, buhagurukeho. Imana iragushaka, wa munyamasengesho we, wowe waje gusenga kuri uyu munsi wo ku cyumweru. Imana ishaka ngo uhaguruke ku kibazo ufite, ku ntambara ufite. haguruka ku kibazo cyawe. niba ari ubukene bwagushaririye buhagurukeho. niba ari amagambo yagushaririye yahagurukeho. niba ari ukwangwa n'imiryango byagushaririye uyu munsi uhagurukeho. niba ari ukugira abana ariko niba babana ubihagurukeho. uyu munsi tugiye gusenga kuko Imana ije guhindura ubuzima bwawe, ije guhindura izina ryawe. amazi gakuberenga amara, uyu munsi Imana igiye kuyagira meza. ntabwo uzongera kwicwa n'ubwo buzima, ntabwo ugiye gupfa, ahubwo nibwo ugiye kubaho. ntabwo ugiye kunywa amazi akugirira nabi, ahubwo ugiye kunywa amazi agurokora mu izina rya Yesu. mu gihe cyo gusenga amasengesho ya Aleluya we agera kure cyane, hatambuka n'inyenye umutima w'umuntu uca imbere y'Imana ugakomanga urugi
ushaka kureba manda amahoro yuzuye twabona muri kwa data niho gusa hasendereye umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi niba dukurikiye inzira y'amazi ndetse mutoya uzi gusenga mana ndabwo we ntazakira ubwoba azafashwa no gusa kandi we kandi nitwiba lepostanke dotere vostai kwa tujaho mana we yuko gusenga kugera ku mana umaze iminsi ubuzima bwawe ubona ko bumeze nk'amara umaze iminsi utuye Yeriko ariko Yeriko wowe ndihakubere heza mu gihe abandi hababereye heza umaze iminsi unywa ku mazi y'isoko mbi ugira ngo uragera ku isoko nziza ariko ugasanga ukomeje kubabara ugasanga ukomeje gushavura ugasanga ukomeje kudwara ugasanga ukomeje gukena tera intambwe uzipfukame hano abahanuzi baguhanurire abahanuzi bagusengere niba umaze iminsi mu buzima budahinduka umaze iminsi mu buzima bugoye umaze iminsi mu buzima butagize icyo bukugezaho Imana yagutumye umuhanuzi none Imana yagutumye umuhanuzi none uyu muhanuzi agiye kuzura ubuzima bwawe uyu muhanuzi agiye kuzura ubuzima bwawe tera intambwe uze dusenge tera intambwe Imana ikurengere tera intambwe igutabare umaze iminsi mu buzima budahinduka wanze guhindukirwa ibihe byaranze iminsi yaranze uyu munsi umuhanuzi yaje guhindura ubuzima bwawe Imana yamwohereje kugira ngo agutabare kugira ngo agusengere uve muri ibyo bibazo uve muri izo ndambara kugira ngo aguhanurire Imana ihindura ubuzima bwawe amazi y'amara yamaze kuba menshi mu izina rya Yesu ari abantu umwami Yesu bamaze muri iminsi idahinduka ndabasengeye cyane ubuzima buhinduke bave mu buzima bugoye ubarinde umubabaro wakureba isharira ibishara byabaye byinshi ndabasengeye cyane indambara zabaye nyinshi bigerageza ni byinshi ariko ndabasengeye mu izina rya Yesu uburwayi bwararambye uburwayi budutindaho ndabasengeye imibabaro idutindaho ingo ziranga ibigeragezo biraza imibabaro ikomeza kuza amarira arasa ndabasengeye mu izina rya Yesu wohereje umuhanuzi uyu muhanuzi w'umusonore yongera akora ibidasanzwe mu izina rya Yesu Kristo aba bana ndabasengeye mu izina rya Yesu imbaraga zawe penestanke do pede vosta mbatureye imbaraga z'Imana muve mu mazi y'amara amazina nyahinduke ubuzima bwanyu buhinduke ibigeragezo bibaveho indambara zibaveho wongere wakire gutabarwa wakire gukira uburwayi bukire ubukene buveho indambara ziveho urwangano ruveho kubera ko Imana ikuzi haleluya Imana igukuriye Yeriko y'umubabaro Yeriko y'ubukene Yeriko y'amagambo Yeriko y'ibigeragezo Imana igukureyo mu buzima bugoye mu buzima budahinduka utangira umwaka ugasoza undi mwaka nta kintu gihindutse Imana igukuriye Yeriko y'uburwayi Imana igukuriye Yeriko y'inzangano Imana igukure ku isoko y'urura Imana igukure ku isoko y'amara wongera uture mu mudugudu muzima ugarukizwa n'Imana amarembo y'Imana yongere gusukeho amavuta y'Imana uyu mugoroba kuko icyumweru wongere uyatahane amen ni podestake dotara warandumye ngo mbwire abanyarwanda bakumva bumva ikinyarwanda ngo basenge amasengesho n'ayandi bazabika bazakenera ejo hazaza kandi iki ni igihe cyo gutabarwa cy'abantu basenze Imana bakayisenga mukuru mu mwuka kuko igihe kirageze ngo abasenga data bamusenge mukuru mu mwuka
igihe kirageze ngo ijambo wavuze ryongere risohore ku banyarwanda, bamenye yuko uri Imana ije kubarengera abagutakiye, abagusabye kubarengera, uje kubarengera indore zawe zagutakiye ku manywa na nijoro, uje kuzirengera abantu bose basenze, none uje kubarengera. Imana y'ijuru iravuze mwakire, mwakire amahoro, mwakire ubuturo, mwakire kubaho. muzi Yeriko hari aho Imana ibakuye, hari aho ibagejeje, impinduka zidahinduka, Imana ije kuzihindura. umunsi wongera wakire agaciro k'Imana, wakire agaciro k'Imana, akira ubutabazi bw'Imana, akira uburengezi bw'Imana. uyu munsi wa none Imana irakuvunjiye, igukuye ibitagira umumaro, iguhaye ibifite umumaro. uyu munsi wa none Imana igukuyeho amarira, iguhaye guseka, igukuyeho indwara zidakira, Imana iguhaye gukira mu izina rya Yesu. zamura icyubahiro cy'Imana. murakoze, mujye kwicira, Imana ibahereze umugisha. ndabashimiye kuri uyu mugoroba, ndi kwita umugoroba w'isi kuko ari iminsi imeze nk'iya nyuma. badiyakoni murakoze kutwitaho no kuduha ahantu dupfukama. uwo murimo Imana izawubahembere. Haleluya, haleluya. iki ni cyo gihe cyo kubaha Imana. ijambo ngiye gusoza nivuga ngo nawe igihe cyawe kirageze ukinjira ku byo Imana yavuganye nawe. Profete, uyu musozi kamanure mu izina rya Yesu. dukoreho kamera. Haleluya. n'iminsi ntago nshaka ngo dukore ibitangaza abantu batureba, dushaka ngo dukore ibitangaza ahubwo abantu izo nguru bazazivugire, bazazivugire. Haleluya. uyu musozi mbagazeho mvuga ijambo ry'Imana. uyu musozi aba bantu bicayeho ni umusozi muto muri rubanda, nagiye ariko umwuka undimo uvuganye nanjye ugiye kuba umusozi muremure mu buryo bw'umwuka. the podesta umwuka aba mwinshi, imibiri yanyu izagaragara nkaho ntacyo ishingiyeho, ariko mu buryo bw'umwuka abantu bazabashakisha, bazashakisha uyu musozi. uyu musozi ukuye imiryango ifunguye miremire, niko Imana igiye kwinjizamo abantu batandukanye, bakaza bakumva icyo Imana ivugana nabo. uyu musozi Imana ishyizemo ubuhanuzi bw'ubukwe butandukanye. uyu musozi Imana ishyizemo ubuhanuzi bwa viza zitandukanye. uyu musozi Imana ishyizemo ubuhanuzi bw'amazi atandukanye. uyu musozi Imana ishyizemo ubuhanuzi bw'ubucuzi butandukanye. uyu musozi Imana ishyizemo ubuhanuzi bwo kubaka ingo zigakomera mu izina rya Yesu. uyu musozi Imana ihashyize amavuta yo gukiza abarwayi bari bo bose. ndahanura mu izina rya Yesu. abadogiteri binjiramo hano babona abarwayi bakira. abayesazi binjiramo hano bumva indimi zitavugwa n'abantu, babona ubuhanuzi butavugwa. abakomeye babandi bagera hano binjiramo hano babona igihugu kuntu giteye, babona igihugu kuntu bagisengera. ndahanura mu izina rya Yesu. uyu musozi Imana ishyizemo ubuhanuzi bw'imodoka zitandukanye. ikiruta ibindi byose, uyu musozi Imana ishyizemo amavuta atuma abantu bongera gukizwa bushyashya. kandi umuntu wese uzagera aha agakiza karakamutse muri we, umuntu wese uzagera aha yumva imbaraga zo gusenga zarashize, azahakura imbaraga zituma yongera gusenga, azahakura imbaraga zituma yongera kugendana n'Imana. ubu bukwe Imana igiye kugukorera ni rwo rufunguzo rw'amasezerano. ntago wajya kuvuga ubutumwa hanze uri sanderesi. Imana igishaka kumanza yakubakira izina, ikarikomeza, yamara kurikomeza ikagutuma. Imana irambwiye ngo ikintu cyitwa inzu wigitekereza winagitindaho
kuko ifite abigiye kubuza amahoro ikaboneka vuba na bwangu. Ubukwe bwawe buzabera mu ihoteli ikomeye, ntabwo buzaba nka bwa bundi bujya bubera mu maveni bagapfa gushinga ikidara hariya i Rubavu mujya mubigira mugashyiraho amashitingi. Oya, n'amatente azahaboneka azaba dekoye ku buryo budasanzwe, kuko Imana irambwiye ngo igutambagije umurwa. Kuko wemeye kuyivugira, imbeho waraye, ijoro waraye, zuba ryagukubise, uremera inzara irakurya, Imana irambwiye ngo ibyo nabyo bigize agaciro mu maso hayo. Irakwibutsa iguhaye amafaranga, akira amafaranga mu izina rya Yesu. Imana iguhaye amafaranga. Ndabisubiramo ngo Imana iguhaye amafaranga. Ndasubiramo ngo Imana iguhaye amafaranga. Nukuri na visa kandi nuko isinywe nuko nguko bigenze. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Imana yatuvuzeho byinshi, ariko n'uyu munsi igize gute? Ituvuzeho ibindi. Apoline, ndakumenyesha ko muri uyu Musanze Imana iguhaye mu inyubako yawe. Imana irambwiye ngo igusohoye mu bupangayi, irangije iguhaye inzu yawe. Waruje uyu munsi uje gucyura icy'ubutaka, ugitahane mu izina rya Yesu. Ntabwo ujya ubeshya Mana, ntabwo ujya ubeshya, iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya.